sawa sawa. Nese Kanyo ejo uri Kanombe ntabwo uraza kumfata. Kugufata sende umusirikare nangwa ndagufata hari icyo ufite. Ntabwo ari imodoka yari yaje kumfata. Imodoka ndashaka kubaza hari icyo ufite ngo ndaza gufata. Waje kuntega. Kugutega sende umujura. Ntabwo ntega abantu yewe rwose. Ntabwo ntega abantu. Kanyombya ku myaka ya 62 aracyavuga nabi. Imyaka yanjye 62 niyo wambyaye kugira ngo uyimenye. Kandi wanyeretse ranga. Ntabwo yizi. Ariko uze urankanira imyaka 60 ni nko kujya kumfungisha. Utangiye kumenya imyaka yanjye gute? Hari statement wakoze. Ese wamaze kumbwira ngo kora statement tubwira izina rya so rya nyoko. Iki cyatugiye kubaza ni iki ngiki. Ibyo bintu wigeze ubivuga. Ariko utangiye kunshira imyaka 32. Kuki unyongerera? Kuki wanze kuvugisha ukuri? Kugira ngo mfe imyaka kandi nakubiye ko nta myaka mfite. Nagize ngo uravuga imyaka yo guhinga naho ni uravuga y'amavuko. Ntayo nkubwiye. Iyo umaze nyine uvutse. Iyo maze nayimaze nte narayiriye se. Si wayiriye se? Igihe umaze ibintu ukamara inka uburiye inka ukazimara. None umutangiye kuvuga ngo imyaka namaze. N'ibiryo imyaka ufite. Afite ibirayi ibijumba n'ibindi none se usibye ko ntahinze ariko ndabirangura. Uwaje mu Rwanda yabakira. Hano tugendera ku itegeko kandi tukagendera none se kutavuze ibyo yakwibye. Yanyambuye amafaranga 100,000. Wari wayamugurije se? Wavuze ko twavuganye. Filime yari yasohoka se. Wamukine muri filime ye? Ya filime nta filime afite, yari filime yabo bose muri rusange. Wese ntabwo abizi uretse araje. Wese ari buze kugeraho turize kwivugana. Uri ahabugana n'ubujura. Nanyiba turabibona. Uriya nawe no mu. Aha kwa ari imfurara. Arabizi. Oya Kanyo nyine byarangiye bireke birangire. Reka tubireke ariko. Nabi birivuga ko ibya Kaisari muri Kaisari. Biburiya ni igiki? Korowani mwivuga gute? Korowani. Kwari yavuga ngo nimufata abantu bakubite inkoni abajura n'abipfisha n'abiyahuzi. Bakubite inkoni. Niba wiyahuye turagukubita. Inkoni ebyiri. Nziza cyane. Mugakubita umurambo. None nta muntu wemerewe kwiyahura. Ndakwiyamina nazanzoga bavugaga nubwo nazisubiraho ntabwo naziba. Ntazo ushaka? Ntazo ushaka. Ushaka iki rero? Kwaziya inuza se. Habakene banuza ba. Bande. Bari bande. Agira urasa ni petit frère wawe. Oya. Ntabwo ndi petit frère ngugi. Uribeshya ibindi. Wa. Sara maderede kuriya. Umvuja maderede. Ari wamwe na derede. None se wese ngiyo yifungiye. Oyaye. Turebe niba tayifunze. Oya. Uko bikose rero reka ngwire. Dukomeze ikiganiro ariko tuziko. You are stupid. Yes, dukomeza. You understand? I'm stupid. Are you okay? Nabyemeye dukomeze. Motherfucker. Fadafaka, yes. Okay, thank you. Reka tugiye ku musozo wa kara akantu karatrendinze man. Oya, ako kantu ntago nkazi. Ako kantu ntago nkazi. Ako kantu gatrendinga ndagake. Naka. Fadafaka. Nkazi ako kantu. Uranuka. Si wowe se. Ngo nugutukana ariko nzi ko ari indirimbo. Motherfucker. Fadafaka. Friendly fucker. Anka faka. Anka muyomba wawe anka faka. Baki amabandi. Tura abantu bihaye Imana. Turabarokore Kanyo. Mugira pasteur. Papa ni pasteur. Mukuru wanje nawe n'umuvuga. Icyacu nicyo kiguriye jango urakuze kwera icyacu cy'abantu bagira amafaranga agenda yiba abantu. Agutera injuga za gufata. Agenda abantu ngo Imana irambwi Imana imubwira se nkana. Agutera injuga za gufata. Kayamuha. Uva gutera injuga sibandise. Papa wawe ni bande. Agutera injuga za gufata. Umuntu utera injuga ni ibintu by'injuga, injuga sinzizi ariko numva ari ibintu byo kubeshya abantu. Arakubwiriza wabyumva. Abwiriza ate? Tagira ubwirize nkuko se yabwirizaga. Kanyo mfite ubwo ko ni nkubwiriza ari bo mu. Ubuti haleluya. Niko bajya kwiba abantu. Bajya kwiba abantu. Batajya bavuga ngo haleluya. Ngaho. Ndagusuhuje nkwifurije ibihe byiza bivanye naho uherereye aho abo bukeye tubahaye mwaramutse abo bwije tubahaye mwiriwe bivanye n'umugabane uriho twebwe tumeze neza bakunze be neza Live TV umwaka mushya muhire uzababerwaka w'ibyishimo turabakunda kandi tubahoza ku mutima twizere ko umwaka wabaye mwiza uyu munsi rero ndi kumwe n'umugabo icyamamare reka dusuhuze abanyarwanda abanyamasisi mbere yo gusuhuza ndabona ufite amagambo menshi umaze kwibihisha amagambo adashobotse duherukana Nairobi ngira ngo duherukana Nairobi nkamwe muri aho ngaho reka tube TV yanyu uko imeze kugira ngo twiteze imbere kuko twese
mu gihugu cyacu twiyemeje kugira ngo dukore corporation kubana n'ibindi bihugu corporation coopération internationale ou nationale nuvuga ngo nk'ibihugu duturanye turabana n'ibindi bihugu byo hanze no hirya no hino muri Amerika n'ahandi muri Aziya nk'abari gukurikirana Ineza Live TV bagomba gukora iki subscribe bagakora share na comment comment ni iki ni ukukunenga cyangwa bakagufelicita nuvuga ngo rero iki gihe rero tubona Kuneza Live TV nuko tuvuga tuti reka gufashe nanjye nkuko dushaka gukora cooperation dushaka kugira ngo tugire umubano n'amahanga umubano n'amaceno tukadushaka kugira ngo mubwire ko Kanyombya Empire igufashije reka rero turebe numvaga uvuga ibigambo byinshi ufite umugore Kanyombya aho vile Nairobi nabonaga uri umusore umaze kuzana ubwana turi kumwe nakaga filime kacu usibye ko banyambuye bangiriye nabi cyane Gaston akwambuye ntabwo ari Gaston Gaston Nairobi musaza wanyera Kinshasa oya ntabwo ashaka kandi ndakwambuye Gakunzi wa wundi uteka w'umukwiziniye wigize karakajya n'umujuru uzko ariba yanyibye angahese ibihumbi 100 aho kugira ngo nyure Tanzania nyura Kampala ndaza ijana by'amanyarwanda cyangwa by'amanyakenya by'amanyarwanda erewe reka tumugane message reka ngubwire hari umuyobozi wahariya w'umuryango yavuyeho hari undi muyobozi bashyizeho uziko twagiye gusenga mu itorero ndabyibuka ariko ndakubwiye ngo yaranyambuye ku buryo ubu ngubu nzahora muvuga kugeza igihe azagira mu ijuru Gakunze ntabwo azabona ijuru Gakunze dore ko bavuga ngo bazajya mu ijuru ngeze nta ijuru nkeneye ryanyu nawe kujya mu ijuru ushatse kujya mu ijuru ntabwo rusa kereka niba hari ahantu niwe ritanga ni ahantu mutangira amatike se ni wose hari aho bakatira amatike ariko Gakunze nubwo itike zabaho ntabwo yajyayo umujura yakwambuye ibihumbi 100 bigenze bite wari wamugurije bigenze bite byabaye amabanga ye ni igisambo kibi aguhibanga nta nyandiko gusa wajya muri Kenya ugiye gukora amanyandiko z'ibihumbi 200 ibandi n'ububandi ariko wambwira afite umugore n'abana afite n'abana azabarya natarya umwana azarya umugore natarya umugore azarya nyirakuru umugore afite nyina azamurya nawe afite se azamurya ni nka ya filime nari ndeba nimugoro se wo mwaka ntago wawurangiza uri basi gutanga imbabazi nta mbabazi nshaka kumuha ni mwizi nta mujuru uhabwa imbabazi ahubwo ahanirwa igikorwa yakoze kereka yisubiye akishyura ibyo yariye niba imijana kurimo wayatanga se yamutangire ntabwo ari mwene wanyu ntabwo ari mwene wanyu ntabwo Gakunze ari ushobora kuba ari mubyara wawe ntabwo ari ikindi wavukiye ahitwa gute iki wavukiye ahitwa gute navukiye he ahubwo yambazaga ngo twari he twari uvuka umwana ntabwo nari Rangata twari Bisambu niho wavukiye niho nararaga turi kumwe na Nuza Nyambura reka turebe ibindi dukomeze ikiganiro cyacu rero amasaha arageze Kanyo wavukiye navukiye mu nda ya mama navukiye mu nda ya nyoko se mama yaragutwisa arakubyara navukiye aho rero hitwa he ntabwo navukiye mu bitaro ibyo byose numva ngo mubukira seyashika n'ahandi ntiba ari mu ishyamba sinahamenye umurimo urawuzi none se uzi imyaka mfite sinyizi simpinga naragiye kukubaza ngo wavutse umwaka wa ryari umwaka wa ryari use si umwaka wa 2025 nyine wavutse ryari Kanyo simwibuka ni imyaka ufite ningahe sinyizi ntabwo nyampinga nose irangamuntu yanditseho gute irangamuntu se niba wampaye irangamuntu urinde uri umuyobozi uri igiki ntabwo wemere kunsaba irangamuntu kuko ngewe ngenda na passport yanditseho gute passport nditse izina ryanjye Kayitangore Njoli alias Kanyombya nyine itariki kwanza itariki n'ukwezi n'umwaka nabyo bigomba kuba byanditseho itariki bayimereyeho ni mu mwaka ushize wa 2024 Kanyo umwaka urashize rero urashize ni wowe umarase uyu mwaka niba ari umara umwaka umara igihe umwaka ntabwo ari washize umwaka wa 2024 ahubwo uracyakomeza uyu mwaka se ugeze turi muri 2025 ugeze ejo twari mu kwa mbere ubu turi mu kwa kangahe turi mu kwa mbere ejo bundi twari mu kwa mbere
2024 ubu tugeze muri mu kwa 20 mbere 2025 ubu se tugeze niho tukiri ntabwo turahava. noneho mbwira aho umwaka ugeze. Oya uyu mwaka ushize wakwigishije iki? washize ryari? Washize umaze iminsi 3. umwaka washize se warashize. ninde wowe umaze? wari uhari? wowe ubizi uwo mwaka uyu nguyu urimo se uramarwa nande? uyu nguyu uzawumara. uyu ushize ngo nguki wakwigishije nzawumara? nkurya se ni amafaranga ni iki? ni ndisonze wawutangira none nkawurya wowe. wakwigishije ko uyu mwaka unyigisha se ni mwarimu? ndakubwiye amagambo yawe ni mabi. ngo uyu mwaka wangisha iki? njye nigishwe n'abaprofeseri benshi nize. wagusigiye irihe somo? irihe somo? iciza wakuyemo ni ikihe n'ikibi wakuyemo ni ikihe? nose mwarimu wanjye yarangisha isomo ndiga ngira ubwenge, ni nabwo bwenge bugejeje ahangaha. none urambwira ngo uyu mwaka wangishije iki? wagusigiye iki? umwaka unyigisha. noneho iwanyu muzigishwe n'imyaka. imyaka byaba ibishyimbo byaba ibirayi bizabigisha. n'ubundi nicyo gituma mutagira ubwenge. wigishwa n'ibireye gusa, wigishwa n'ibijumba gute, wigishwa n'ibishyimbo gute, amashaza akakwigisha. imyaka ni iki? kanyobwa uradututse. ndabaza imyaka ni iki? ndabatutse. uradututse. kutabatuka ni ugusiba. ugaruka kunywa inzoga ryari? narazinywaga ndazinywa zisigara kumbwa. uziheruka ryari? zasigaye kumbwa. ubu naraziretse sinshobora kunywa inzoga. ibintu byo kunywa inzoga negative. inzoga zirakuyobya. kano bakita gute kanya? agaki? Aka. kawerewere. ndakazi. Mbese urumva utasi? akase ni agaki? ahubwo ngurira niba Urumva ushaka utazi? kugurira ahubwo nzifate nzi umuntu twagendanye. hari umuhungu twagendanye n'inzigwa ntuzinywa? ndazibuba amadirede arazinywa. amadirede shita umubona ameze nk'agacucu se. njye ntabwo nazinywa. niba ashoboye kunywa inzoga ndagenda nkagura cya kijerekani cy'amazi. oya cy'amazi cya jibu. nkagura akabido ka 4 ka ji nkavanga n'amazi ya jibu nkanywa. ntabwo ari ngombwa ko nararwaye. rega nicyo gituma naretse inzoga. ntabwo naziretse kubera ko narwaye nazo, ariko naraziretse kubera ko narwaye. ntabwo ari ibintu utarahura n'icyo mu ishyamba. ntabwo utarahura n'inkuba arayivuga. kanyonga avuga umusatsi twumve. umushyira umusazi. umusatsi. umusazi. umusatsi. iki ni igiki? umusatsi. this was the fucking job. this one motherfucker this guy. ariko jya umbwira kugira ngo uvuge ndavuga ibiki? uri mwarimu. yabwiye ngo umwaka wansigiriye isomo ubaye mwarimu se. noneho ukumbuye mwarimu utangiye kunyigisha. umusatsi. umusazi. byose nibiba kuri sa. umusatsi umusazi. uzagaruka Nairobi iriya se kanya? njya kwenda iki? uza kwishyuza mpamagarwa by command kugira ngo njye gukora ibyo nkora. ubumenyi bwanjye nkabujyanayo. ntabwo nshobora kuva hano ngo njye Nairobi gusa. ubu se ba nyiramujireti bambwiye ngo nzaze Nairobi barishye n'indege. ushaka indege ariko cyangwa mukunda imodoka? kugenda n'imodoka n'ubundi mugenda musinzira mu nzira muti nkunda. ntabwo nshobora kongera kugenda. ariko njye ntabwo naje n'imodoka. sawa sawa. nese kanyo ejo uri Kanombe ntabwo uraza kumfata? kugufata se ndi umusirikare nangwa ndagufata hari icyaha ufite? ntabwo ari imodoka yari yaje kumfata. imodoka ndashaka kubaza hari icyaha ufite ngo ndaza gufata? waje kuntega. kugutega se ndi umujura? ntabwo ntega abantu ngewe rwose. ntabwo ntega abantu. kanyombya ku myaka ya 62 aracyavuga nabi. imyaka yanjye 62 niyo wambyaye kugira ngo uyimenye? kandi wanyeretse ranga ntabwo yizi. ariko uze urankanira imyaka 60. ni nko kujya kumfungisha. utangiye kumenya imyaka yanjye gute? hari statement wakoze? ese wamaze kumbwira ngo kora statement tubwira izina rya so rya nyoko iki cyaha tugiye kubaza ni iki ngiki? ibyo bintu wigeze ubivuga? ariko utangiye kunshira imyaka 32. kuki unyongerera? kuki wanze kuvugisha ukuri? kugira ngo mfe imyaka kandi nakubwiye ko nta myaka mfite. nagize ngo uravuga imyaka yo guhinga naho ni uravuga y'amavuko. ntayo nkubwiye. iyo umaze nyine uvutse. iyo maze nayimaze nte narayiriye se? si wayiriye se? igihe umaze ibintu ukamara inka ubu uriye inka ukazimara. none umutangiye kuvuga ngo imyaka n'amazi n'ibiryo. imyaka ufite mfite ibirayi ibijumba n'ibindi. none se usibye ko ntahinze ariko ndabirangura. uraranguza muri depo. aho ufite depo? n'injanga ndazifite. si imyaka se? injanga harya ni iki? injanga n'imyaka. injanga si bya bindi byo mu mazi? si ziriya zo mu mazi? naguze agafuka. ariko nabyo ni ubutunzi. biriya ni ubutunzi ntabwo ari imyaka. imyaka ni ibijumba ibishyimbo ubujeri ubushaza. ariko kanyo wari bwarakare buriya? utazanyibeshyaho. nunyibeshyaho uzabona ukuntu ndakara. sinjya ndakara.
ndakara se ndakazwa n'iki? iyo wishimye haba habaye hari iki? umuriro se nawe nawo iyo wishimye haba habaye iki? iyo nishimye mba nariye, ni ukuvuga ngo mba nariye nihagije, reba nicaye mu rugo meze neza, narangije tudabona nkabanza ngasenga Imana yanje Imana yanjye. oya rukundo warabivuze Ndavuze yanje mu kinyamurenge, nturi wese ukajya muhakana, ni nka ka kagabo Oya. kabuze wewe kanyo ntago nabihakanye utamera nka masunzu yagize gute rekera aho ngaho. Mm? Yihakanye bene wabo, nonse kanyo yabihakanye bene wabo, None se- arashaka kugira ngo yifate nk'aho yari hatari, n'undi wamuvuze nabi nawe yabuze ibintu bibi cyane. ariko nta uhitamo havukira siko none se hari ubura aho turumbuka? ntago nahakanye ko Ushobora aho waturumbutse. ndahazi Kuvuka byo ni iby'abantu bazima, naho kuturumbuka n'iby'ingetura n'iby'ibintu by'isi. ubwo uri ingetura Oya, niba Waturumbutse? navutse neza, ariko umuntu uturumbuka buriya we ni impyisi, ni mahuma, ni ukuvuga ngo ntabwo ari n'impyisi, kanyo c'était nienne. kanyo abanyamurenge bakunda reke Undi munyamurenge rero nagusaba mu mugeni. kandi Reka mbaze yari mubwire, uwakubenze? igihe ukunda Yari abanyamurenge, uwakubenze? igihe uvuze ngo ndakunda umunyamurenge, ni nko gukunda nyiramujereti, ntago mukunze, Mhm. ari kwitwara nabi. ntago mukunda Nyirakinshasa nawe abimenge yaranyanze. yarakwanze se yakuye ko gukunda Nyirabitanga nawe yari afite ikibuno nawe kiri gukura ariko cyashize, kimarwa n'iki, cyamazwe n'iki Nyirabitanga mubi cyane. Nose Ahubwo yarambwiye Kanyo. ngo arankunda, ariko ndareba mbona ariko byuba neza, asa neza, ariko ikibuno cyashize. Biriya ni ibiki? ikibuno se kiragufasha icy'ubundi Kimfasha kuba afite nyashi. nusi kumarira iki Imarira iki? Mm. Udafite amata maze warahombanye amata umeze nka skeleto bagukunda. none kanyo se ubwo nawe uracyakunda abana bato kuriya kanyo Gukunda ni iki? Nyohereza amagambo mbwire gukunda. Gukunda ni nyine ukuvuga ngo ubwo sore ibintu by'abakobwa ushaka iki abakobwa. Mm. Noneho ubaza ati icyo babashakaho. nicyo ndi kukubaza nyine ubashaka hiki Ushaka kubarongora. Umuntu mwiza niba mwumvikanye. ushaka umugore Ndamufite. nose ushaka kubarongora Natwe b'abayisilamu batanu ntacyo badutwaye. uri umwisilamu None wowe ntabwo uri musiramu se? Ntabwo usiramuye. Njye ndi Kafiri. Rekeraho, uri umucafu, uri umwanda. Rekeraho, twakumenye. Wapi? Umuntu wameze ngo uri umwisilamu, urasiramuye ngo uri kafiri basi. Sawa. Twebwe rero nk'abayisilamu, kubera ko dusiramuye, twemerewe abagore 3 kugera kuri 5. Warenza 5 bikaba icyaha. nose kanyo abayisilamu bose ntibasiramuye abakristo bose ntibasiramuye Sembezi iby'abakristo bamwe na bamwe ni bakafiri, ariko Oya. biragwanye. Ariko rero njye ntabwo sinabonye se wa mwisilamu wanya adasiramuye uhe waramurebye se? sinayibonye adasiramuye Aha, dore ugiye kumera nka wa mugabo babajije. Mm. Barabajije ati se urashaka iki? Urashaka inzoga. Umugore araza ageze muri butike ati se nanjye banguriye tonto, kubera ko nari inshuti y'umugabo we. Aravuga ati nguriya ji, nguriya agasabuni, kuko bakunda isabuni, sinzi icyo abagore bapfa n'isabuni, ariko n'abanyesuku. None aza kugera kuri nuza kuri plaisir. Ageze kuri plaisir ati nako ntagaki kangurire. wari umugore Ndamugarura agakoresha ndeba akangaka ntago kagurwa. perezida arya niki ubwo Ugomba kunywa bakureba, ariko ugomba kugakoresha. President kakandi ka prudence. Agakoresho niko bita perezida kakandi tugomba gukorana n'abari abantu uri kunshingira ngo babanyamurenge. Mbese barapimye ni bazima. Ugomba kugenda buhoro. Hanyuma rero nawe uragakoresha ndeba akangaka ntago kapfa kunyobwa, kuba yarazi ko ari ibyo kunywa. kanyo uracyasambana Meruka ryari? none se iyo perezida uyigura ushaka icyo ubona Oya, niba gashatse ndakamuha, ndamuha akangaka n'akabantu bakora ako kazi. ubwo se wambaye ingofero bishatse kuvuga Iki? ukuntu wambaye ingofero bisobanuye Wambaye ingofero ya Amstar ubwayo. wayikuyemo reka tukareba Kandi ngiye nkora ibyo nshatse, nambara ibyo nshatse. Ureba se nambaye imipira wagira ngo niyimbwa. Ubushake bwanjye. ariko banze ukunda imbwa Asante. ubwo ntago wigeze kubayo Ndishaka kugira ngo unyamamaze ahubwo usigaye. kanyo ntago wigeze kubayo Oya. Kireka nimeze nka so wayo. Yari imbwa cyane. Sinduza gakunzi se. gakunze ntago ari Gakunzi ni imbwa so wayo, ni mwizi sana, ariba we. Buriya ari Nairobi akora iki ari? Uwaje mu Rwanda yabakira.
hano tugendera ku itegeko kandi tukagendera mbese ko utavuze ibyo yakwibye yanyambuye amafaranga 100,000 wari wayamugurije se wabuze ko twavuganye filime yari yasohoka se wamukine muri filime ye ya filime nta filime afite yari filime yabo bose muri rusange wese ntabwo abizi uretse araje wese ari buze kugira aho turize kwivugana uriya ahabwarana n'ubujura nanyiba turabibona uriya nawe ni umujura aha kwa ari imfurara arabizi oya kanyo nyine byarangiye bireke birangire reka tubireke ariko na Bibiliya ivuga ko ibya Kayizari mu bya Kayizari Bibiliya ni igiki Korowani mwe ivuga gute Korowani kwari yavuga ngo nimufate abantu bakubite inkoni abajura n'abipfisha n'abiyahuzi bakubite inkoni niba wiyahuye turagukubita inkoni ebyiri nziza cyane mugakubita umurambo none nta muntu wemerewe kwiyahura ku isi burya baraho bakora neza kandi nta Korowani ivuga neza ugomba gukubita umuntu wapfuye kubita umuntu none se bafunga umupfu ariko namwe umuntu wiyahuye abaye nka muzima akaba yiyahuye akiyahura akagira imana ntapfe byagenda gute mbwira itegeko rya muhanda nta tegeko rimwana birahari nko mu Rwanda iwacu nta tegeko rimwana ariko akwiye guhanwa agafungwa mutazagaruka ariko aho kugira ngo mukubite muramufunga nyamajari taraguhamagaye ese arashaka gufungwa halo nyamajari tuguhamagaye halo twese hamwe wese gato ndi mu kiganiro utiyahura urumva rero kanyumva ngo rero abantu bashaka kwiyahura nangwa se ukiyahura nangwa se ugakoresha kwiyahuza abandi ugomba gufungwa mu gihe wowe uri muzima ukatuma abandi biyahura ugomba gufungwa none wa wundi wiyahuye akagira imana akaba muzima tumuhanisha iki umujyana mu bitaro n'inkone nka biriya ubona bagenda basimbuka harya bahita hati hariya mwiyahurire njye narabyiga mumugira neza mu nkunda amahoro hariya ahantu njye narabyiga nuvuga ngo rero ushaka kuziyahura iwanyu nawe mwariyahuye nawe uziyahura nta wacu wigeze wiyahura ibyo bose uriya wiyahura kuriya agomba guhanwa agize imana akaba muzima kuko kanyonga mbwira umurongo mugufi muri Korowani alhamdulillah la abramin mukafiri nahal nta mukafiri ushobora kubaza amagambo muri Korowani kereka ugiye bakagukata iyo nuzayo bakayikata bakabivana nje nta nuza mfite ariko ntayo uri ikigo ry'inone reka ngwire wowe ntabwo wemereye kubaza amagambo ya Korowani mu gihe uri mukafiri utarigeze wemera ko uri Islam kuko abantu bose bavuga Islam inalallahi ntabwo ndi kafiri njye ntabwo ndi kafiri nubwo uvuga Jesus ntabwo ari kibazo njye nitwa Muhammad Jesus ni Isa Yesu aramuzi abayisilamu abayisilamu muramuzi yitwa Isa niko mumwita ngo rero niba utangiye kubaza iby'abayisilamu niko mumwita niko tumwita Yesu yitwa Isa muri Korowani muri Korowani mwe mukamuta Yesu bamugurisha abandi bakamwita Jesus mu Cyongereza abandi bakamwita ngo Yezu abandi Jezi Mesiya Jehova Adonai Shama Adonai ni izina ry'Imana Yehova ni izina ry'Imana naringize ngo ndebe ko turi kumwe Yehova ntabwo ari Yesu naringize ngo ndebe ko turi kumwe mu murongo we nta nubwo ntabwo Yehova ari Yesu ntukajye unabeshya we Yehova ni Imana we nta nubwo uri umwisilamu ntabwo siramu ntabwo uri kafiri mbikwereke nyereka ndebe kabura inka zikamwa wowe urashaka unambara ubusa we yamusenzi we nta soni wowe reka mbwire Yehova ni Imana nari nshaka ngo numve ko turi kumwe mu murongo rero wose nkuko mwebwe mufata Imana mukayita rurema mwe mukayita gute oya ni mu Kinyarwanda mwebwe kereka abanyamurenge bafite ukuntu bayita tuyita Imana nyine none ni Imana abanyamurenge mufatanyije n'abanyarwanda noneho abanyarwanda bagahindura amazina n'abarundi niko bayita n'abarundi bakayita Imana oya mu Buganda bakayita Imana mu Buganda igihe bavuze Imana ni ibindi Imana mu Buganda se ntihari agace bavuga Ikinyarwanda oya ntabwo ari Ikinyarwanda nubwo wajya mu bufumbira ariko kuvuga Imana kuvuga Imana mu Buganda biba bishatse gusobanura bibi cyane reka se niyubaza ndikukubaza nyine kanye suri mwarimu ariko nzi ko ibyo byose tubikurikirana tukayikora analyze tukareba tugasanga Imana mu Buganda ni
ibindi bindi bayita gute? Katonda Mukama gwanje. Katonda Mukama ni hano hirya hano hirya. Ese Mukama se si Imana? Mukama ni Imana ariko bakavuga na Katonda. Katonda weba. Nkuko tuvuga Katonda yebale tuvuga kali Katonda yeka. Harya amazi imyaka. Kereka Imana yonyine. Harya amazi imyaka ingahe Bugande? 10 ingahera? 10 ingahe? 13. Iwanjanye bari tikiwa mahese. 10 cyangwa 14. Ni village Soroda babarira ejo bundi ndiyo namaze icyumweru. Ariko Bugande uranahakunda. Harya aba muvandimwe wawe Bugande? Beshi. Beshi. Tuzajye kubasura. Uzajye kubasura. Naje ndi wanyu. Ari bintu utajumenya uraho guza. Kene ntabwo ari muvandimwe wanjye. Inde. Ni muvandimwe wawe? Sasa. Eka? This one my friend. Your friend? Is my big friend. Mm. Uramuzi izina ryorize? Ndamuzi. Kene Rugaba. Kene Rugaba Muhozi. Muhozi Kene Rugaba. This one my friend. Ni inshuti yawe cyane umuvandimwe wawe? The friend. Ni defend? Defender. The friend. The friend. Urabyemera urabyanze. Byanjye noneho bitaka. Nabyemeye. Ariko uko mbivuze niko bigomba kumera. Nabyemeye n'umuvandimwe wawe. I don't know you guy. You are stupid guy. Niwe muto kuri we. You are very stupid. You are stupid. You don't know anything. You have the knowledge. Nta bumenyi uzi. Kanyombya. Akabanza ko se. Reka twegere ku musozo ubwo ngubwo urashaka kunderanja ibyo Wanaga twiganira grand frère. Nturi sokuru se? Nturi sokuru wanje? Sokuru nigeze mbyara inguge. Nturi sokuru. Buri gihe uvuze sokuru nabakurambere ba kera. Nese nagura mu muryango twavuze ko umuntu wa mbere yabonetse muri Tanzania ntabwo nzoko. Abo nibo basokuru. Ariko nawe uri sokuru. No. Sokuru. Sokuru. Kanya uri kunyekana. Koko. Wigeze ubona nituma umwuzukuru wawe koko? Wigeze ubona njya muri toilette ngituma amazirano cy'icyatsi kibisi? Nase nge n'icyatsi. Abo ni basokuru banyu. Ntabwo ari ngewe. Nase ndo umwuzukuru wawe. Ntuzongere kabisa. Ntuzongere ndakwiyamye. Zanzoga bavugaga nubwo nazisubiraho ntabwo naziba. Ntazo ushaka? Ntazo nshaka. Ushaka iki rero? Kwaziye inuza se. Harabakeneye banuza ba. Bande. Bari bande. Agira urasa ni petit frère wawe? Oya. Ntabwo ndi petit frère ngugi. Uribeshya ibindi. Wow. Usara maderede kuriya? Umvuja maderede. Ari wamwe na derede. None se we singiyo ifungiye. Oyaye. Turebe niba tayifunze. Oya. Uko biri kose rero reka ngubwire. Dukomeze ikiganiro ariko tuzi ko you are stupid. Yes, dukomeza. You understand? I'm stupid. Are you okay? Nabyemeye dukomeze. Motherfucker. Fadafaka, yes. Okay, thank you. Reka tujye ku musozo bara. Kara kantu karatrendinze man. Oya, ako kantu ntago nkazi. Ako kantu gatrendinga nagaki. Naka. Fadafaka. Nkazi ako kantu. Uranuka. Si wowe se. Ngo nugutukana ariko nzi ko ari indirimbo. Motherfucker. Sisterfucker. Friendfucker. Anka fuck. Anka. Muyomba wawe anka fuck. Muyomba bamwita? Anka. Mukigande. Shangazi. Mukigande? Auntie. Mukigande, anka ni mukigande. Mu Cyongereza wore mu biki. Aya kanyambya nawe nuka. Wowe ibintu byawe uragakuka amenye nta kindi kuko nta bwenge. Yesu sigaranye ngahe reka turekanye. Kawerewe. Usigaranye menya ngahe. Kazajya kari ka stupid. Nekasajya kari ka stupid. Kanye usigaranye menya ngahe. Uri nakabi. Usigaranye menya ngahe. Ubwenge bwinshi. Reka rero turebereho umwanya tumaze. Turabura iminota 10. Turebe ko tubura 10. Abari kutwumva kuri iki no. Mukore subscribe. Mu Kinyarwanda. Mu Gifaransa. Noneho mu Gifaransa abonema. Noneho muze. Aya ntago ari abonema. Ni abonema. Aya. Uri gusiga sa. Ni abone. Uri gusiga sa. Muragomba gukora abonema mukiyabona. Noneho mugakora share nukoherezanya. Mukareba iki mugakora comment. Mwatubwira neza, mwatubwira nabi ntacyo bitubwiye, mwadusuzugura mukandika gusa uti uriya muntu ariyemera nango uyu muntu avuze nabi nango umuntu avuze kuri nango akweshya. Kuko hanyuma mugakora iki icyo mugomba gukora ni iki. Link bagezi bacu ukamufite channel. Igihe bakoresha akantu ka link gerageza ukora iki ugasharinge unaga commentingaho. Upininga. Ese uraza kumpiningira.
arambaza iki mfite amaceno menshi ugomba gukora pin uraza kumpininga byarangiza ugakora na broadcast kuri abantu bacu bavuga ati reka tubereke ibyiza n'ibiganiro byiza bizahoraho bitazatezuka kugira ngo tubereke ko mugomba guhora aho ngaho mudafite iminkanyari mu gahanga kwera imijinya yayo muzarimbuka kanya ubwo uzajya mu ijoro uzagiye mu gitondo uzaguhita iki wamaye itike nkajya yose ntabwo ari njye ushinzwe satani nangwa imana ubundi satani se harya satani ni satani asa nabi wanyu arega ushaka kubimenya abagome abantu biba abantu baroga iwanyu nta muntu wigeze aroga nuvuga ngo abo bantu nta murozi tugira iwacu imana sugira imana nta murozi tugira iwacu nta mujura tugira iwacu nta mubeshi tugira iwacu turi abantu bihaye imana iwacu twese turi abantu bose murabaki amabandi turi abantu bihaye imana turi abarokore kanyo mugira pasiteri papa ni pasiteri mukuru wanjye nawe ni umuvuga icya cumi nicyo kigurije jango urakuze kubera icya cumi cy'abantu bagira udufaranga agenda yiba abantu agutera injuga zagufata abeshya abantu ngo imana irambwiye imana imubwira se kandi agutera injuga zagufata akayamuha uva gutera injuga sibandise papa wawe nibanda agutera injuga zagufata umuntu utera injuga ni ibintu by'injuga injuga sinzizi ariko numva ari ibintu byo kubeshya abantu arakubwiriza wabyumva abwiriza ate tagira ubwiriza nkuko se yabwirizaga kanya mfite ubwoba ko ni nkubwiriza uri bumva ubuti haleluya niko bajya kwiba abantu batajya bavuga ngo haleluya ngaho okay haleluya jamais kanya hinduka impossible kizwa toka ngiye kukwatuza fuck you vuga ko Yesu ari umwami atura ugenda ureka ibyaha nta mazi ashyushye mfite ugenda ukizwe nawe ugenda wature mazi ashyushye ugenda uhinduke ureka ibyaha ureka ibyifuzo byo kwifuza abakobwa ugenda ubireke ubu n'ubugamo mugenda mushora abantu kugira ngo mwibe kugira ngo baduhe amaturo ngo ngiki kugira ngo baduhe amaturo voilà mutunzwe n'amaturo nizo zanzaduka z'abapasiteri ariko amaturo ni meza ko abantu bamanyire muri gereza kubera kuragura harya ninde bafunze baraguye buretse bafunze ariko aka kagabo gafite ubugamo n'ubwanwa bumeze nk'ubwinuza bajya ngo n'ubwo muri Israel yamaze ngo kuki abantu bamariye muri gereza abaragura abapasiteri ababeshya ngira ngo ntabwo ari ababeshya gusa abo ntabwo nzi umwe nagumuzi uvuga mwe numve inde uza yitwa nde nibagiwe namureba 50 yarambeshye ndamubeshye bamwita ariko ntabwo bashobora kumuvuga ko ntabwo ushobora kunyinjiji nanjye nakuriye impano y'Imana ntabwo muzi uyu muntu abino abantu bagenda bigira abapfumu babamariye muri gereza nose ngenda umupfumu nawe nguri mwene pastor nawe utangiye ngo haleluya ntabwo ushobora gusubira mu by'uvuze kuko gusubira mu bintu by'injiji sinshobora okay vuga iby'abahanga hydroquinone ntabyo nanjye navuga ntabyo uzi ntago navuga ibintu wizehe ntago navuga ibintu byawe Carbir Yesu ashimwe cyane uwo uri kwa Noza ntabwo wankanga uwo kwa Yusufu ngo Yesu ashimwe cyane uwo uri kwa Yusufu ngende uwo kwa Yesu uriya mutipe nta problème afite muramwandagaza urasitara ngo Yesu warye ibitaribwa ngo Yesu wagenda ukiba ngo Yesu yarangira wajya gusambana ngo Yesu bagufunga ngo Yesu ariko Yesu yazize iki Yesu ni se ariko uriya mutipe ni mustare reka mumuvuge ni ngombwa ko mumuvuga kuko ibye ntabwo bizashira Yesu se nose kuki wiba ukavuga ngo Yesu mbufashe bagukwita urushyi ngo Yesu we turagendanira kanya oya igihe bagukubise urushyi rwiza maze kwiba ngo Yesu we Yesu kandi umaze kwiba nyine Yesu turagendana ni ukuvuga ngo aho tuba tugiye kugendana he ahantu hose mbwira ukuntu yavuye ntabwo yavuye bamushyinguye ngo aje kureba muragendana mugendana ryewe nibya bindi yandirimo ngo ndakagendana kanyo sakwe sinzi gusakuza reka ndakubaza ibisakuzo ewa ugomba kubona umusazi ngendekeye aho ngaho kuko ni ibisakuzo bitatu dusoza no kanyo bitatu okay icyambere rukara rw'umwami yicara abagabo batatu rukara rw'umwami yicaye ikibuno cya mushiki wawe ibyo se yari ikibazo nyiramakangaza ngo gataye rusa kanyo ngase ngadusoza
senga si bikigezi gusenga ndasenga nangwa sawa, ndasenga sawa. ahubwo mbwira uti saba ngaho kubita ahubwo abazi ko bashobora gufata nimero bazifate none nga 0783 281 078 nimero yawe 32 yegereza nyine mikoro bakumve neza 184 hanyuma turebe niba abafasha uziko nigeze kubabwira gwizi yanjye yasenyutse nziko mfite abafana mfite oya kweri biza sha ndakakuroga hakagira umuntu wigeze ansubiza ariko nukuba ngo hano kwisi abantu ibihe biragenda bigahinduka nk'ibiza nyine none se izi nshuti zacu zivuga ngo ni za ikeno ni yiharya ni Ineza Live TV bazadufasha bakurikije izihe nimero shyiraho nimero yawe uyashyiraho nimero yawe bazagufasha ndabizi oya ushaka kuzahindura ukikanyiba yewe muramenye nzabaha izanjye kuri channel yanjye bye bye ciao